Muraho neza nshuti, mu myaka 2 ishize duhanganye n'icyorezo gikomeye cyayegoje isi yose, abantu bakangukiye kwita ku buzima bwabo kandi bashaka uburyo bwose babungabunga ubuzima bwabo bukaba bwiza. Ikibabaje nuko indwara n'urupfu bikomeje kwiganza muri isi yacumuye, kandi ku iherezo umwami azaza tukibayeho uko tumeze ubu. Niringira kandi ngasabira ko ubwo azaba ataraza byashoboka ko hari umunsi tuzasogongera ku rupfu. Yesu yarahamije muri Yohana igice cya 10 ku murongo wa 10 amagambo ahebuje agira ati: umujura ntazanwa n'ikindi kiretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Yesu ntabwo yifuza kuduha ubugingo buhoraho gusa, ahubwo yifuza no kuduha ubugingo bwinshi nk'uko yahamije. Mu gitabo cy'agahebuzo cyitwa Rengera ubuzima cyanditswe na Ellen White kuri page 17 haragira hati: umwami wacu Yesu Kristo yaje muri iyi si ameze nk'umugaragu utananirwa kwihanganira umuntu. Yishyizeho ubumuga bwacu, yigerekaho n'indwara zacu kugira ngo ashobore gukorera ikiremwa muntu icyo gikeneye cyose. Yaje gukuraho imitwaro y'indwara, ubuhanya n'icyaha. Yazanywe no guhesha abantu amagaramazima, amahoro n'imico itunganye. Nubwo Yesu yakizaga indwara zitagira akagero, nyamara muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi yaduhaye inama nyinshi z'uburyo dukwiriye gufata neza ubuzima bwacu. Amasomo yacu agaragaza ko nk'Abadventiste umunsi wa 7 turama imyaka 7 kuruta iy'abandi baturage basanzwe. Gusa ntiduhirimbanira ubwinshi bw'imyaka, ahubwo ni ukubaho neza muri yo. Turashaka ubugingo bwinshi butangwa na Kristo, atari twebwe ubwacu gusa, ahubwo kugira ngo dushobore gusohoza umurimo yaduhamagariye gukora. None rero mu minota mike igiye gukurikiraho, ni mucyo twibukiranye vuba amahame y'ubuzima Imana yaduhishuriye mu nyandiko zayo zahumetswe. Iyo dutekereje ku buzima, ni ingirakamaro kwibuka ko Imana yaturemye turi ibiremwa bitunganye, umubiri, intekerezo n'umwuka biboneye, kandi uko dufashe kimwe bigira ingaruka ku kindi. Nk'urugero, kugira intekerezo ziboneye bidufasha kugira ubuzima buzira umuze. Niyo mpamvu tubwirwa kwitarura ibyangiza nk'inzoga, itabi, ibiyobyabwenge n'ikawa. Ariko ikibabaje, abantu benshi bakunda kunywa ibinyobwa byiganjemo ikawa nk'ibibazanira akanyamuneza k'igihe gito mu gihe bananiwe, ariko ibi ntibikemura ikibazo cy'umunaniro. Ahubwo ibyo bibakururira ibindi bibazo by'ubuzima nko kwigunga, ubwihebe, kumva utaruhutse, kubabara umutwe n'ibindi. Mu cyimbo cyo kunywa ibi binyobwa byangiza, mbega ukuntu ari byiza kwinywera amazi meza. Mbese ntimuzi ko amazi agize 67% z'ibiro by'umubiri wacu? Ibigize umubiri wawe byose bishingiye ku mazi. Rero ni ingirakamaro kunywa amazi meza buri munsi. Ingano yayo ishingiye ku muntu ubwe, nko ku biro afite, imirimo akora n'uko ikirere kimeze. Gusa gahunda nziza ni ukunywa ibirahure hagati y'8 n'10 by'amazi buri munsi. Imyitozo ngororamubiri, umucyo w'izuba, umwuka mwiza ni bimwe mu bintu dukwiriye kugira maze tukagira ubuzima bwiza. Bimwe mu byiza byo gukora imyitozo ngororamubiri ni ukutarwara indwara z'umutima, umunaniro n'umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije, kudapfa kurwara kanseri nyinshi, ubuzima bwiza bw'amagufwa, gusinzira neza, bigabanya ubwihebe maze umubiri ugakora neza, uruhu rukaba rwiza, guhumeka neza n'ibindi byinshi. And much more.
dushobora kumenya ko imyitozo ngororamubiri ari ingirakamaro, ariko hakaba ubwo kuzikora bitunanira kubwo gutwarwa n'imirimo. Njyewe icyo nkora ni ugutembera mu masaha y'igitondo ngenza amaguru, numva indirimbo zirimo ubutumwa bwa Bibiliya na mwuka w'ubuhanuzi. Muzi ko ari ingirakamaro gukora imyitozo mwishimira gukora, kandi mujye mugerageza kuzikora mu masaha adahinduka. Ariko icy'ingenzi cyane, ndabashishikariza kubaho imibereho yo gukoresha amaboko no kutaguma mu mwanya umwe, ahubwo mukajya hirya no hino buri munsi. Ibyo kurya dushyira mu mibiri yacu bigira ingaruka ku buzima bwacu, na Bibiliya itubwira gufata amafunguro meza yoroheje akubiyemo ibinyampeke, imbuto, ibinyamisogwe, imboga n'ububemba. Twamaze kwiga bihagije ko ibiribwa bimeze bityo bifitiye umubiri akamaro cyane kuruta kurya inyama. Tubona umusaruro wabyo nk'uko twabyize. Abarya ibiturutse ku bimera bafite amahirwe angana plus 24 yo kuticwa n'indwara y'umutima ugereranyije n'abarya inyama. Ubushakashatsi mu Buyapani bwerekanye ko abagore barya inyama buri munsi bafite ibyago byo kurwara kanseri y'ibere inshuro 8.5 kuruta abatarya inyama. Ubushakashatsi mu Bwongereza no mu Budage bwerekanye ko abarya ibiturutse ku bimera bafite amahirwe angana plus 40 yo kutarwara kanseri ugereranyije n'abarya inyama. Abarya inyama z'umweru by'umwihariko izi nkoko bafite ibyago byo kurwara kanseri y'amara inshuro 3 ubagereranyije n'abatarya inyama. Nimutangare kuko Ellen White yabyanditse mu myaka isaga 100 ishize ati, benshi bapfa bazize indwara akenshi ziterwa no kurya inyama, mu gihe usanga bibaza ubwabo cyangwa n'abandi bibaza impamvu nyakuri ibiteye. Biri muri Rengera Ubuzima page 315. Inshuti zanjye, icyo nababwira ni uko niba mudakoresha indyo ikwiriye, musengere kugira ngo mugire indyo iboneye, ibyo kurya bitunganye, kuko mu buzima bwanjye njyewe nafashijwe n'imirire iboneye. Ibyinshi by'agahebuzo muzabisaba kuri murandasi, kandi nzi ko muzatungurwa n'uburyo dukwiriye kuboneza imirire, kuko ubukristo bwacu bukwiriye gushingira ku buzima buzira umuze. Ku bigendanye no kuruhuka, nibura dukwiriye kuryama amasaha ari hagati y'7 n'9 buri joro. Nitutagira ikiruhuko gihagije, tuzaba mu byago byo kugira ibibazo by'ubuzima nk'umubyibuho ukabije, diyabete, ubudahangarwa buke, kumva udafite akanyamuneza, ibyago byo gukoresha imbaraga z'ikirenga no kudakora neza imirimo y'intekerezo. None rero ni mutyo tujye turyama bihagije. Kandi icyo twakongera ku kiruhuko, ni ngombwa kugira umunsi turuhukaho wa buri cyumweru, ari wo Sabato twahawe n'Imana. Iki ni igihe cy'agahebuzo cyo kuruhuka, tukitandukanya n'imirimo n'amavunane by'icyumweru cyose, uko turamya umuremyi wacu tukanasabana n'inshuti zacu n'umuryango. Fata igihe wishimire ikiruhuko cy'umubiri, intekerezo, amarangamutima n'iby'umwuka Imana duhereye mu Isabato yayo. Mu gusoza, turararikirwa kwiringira imbaraga mvajuru. Abahanga bagaragaje ko umuntu ugirana umushyikirano n'Imana agira uburuhukiro mu mibereho ye, agira umuvuduko w'amaraso uri ku kigero cyiza, agira ibyago bike byo kurwara umutima, kandi nta ndwara y'umuhangayiko agira. Yesu araturarika agira ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje umutima, namwe muzabona uruhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Buri Matayo 11:28 kugeza 30. Nshuti zanjye, Yesu yaduhaye ibizatuma tugira ubuzima bwiza muri ubu bugingo n'ubw'ahazaza, no kuzabana nawe by'iteka.
ndakurarikira kwamamazanya imbaraga amasezerano ye none uko ushyira mu bikorwa amahame y'ubuzima umwami ubwe yaduhaye. Niba ushaka kumenya byinshi by'uburyo dukwiriye kubaho ubuzima buzira umuze, ndakurarikira gusura uru rubuga adventist.org/health. Imana izakuyobora nubaho ubuzima bufitanye umushyikirano nayo no kuyoborwa n'ibyandikishije mu bugingo bwawe. Yadusezeraniye ubuzima busendereye. Nimureke dusenge. Data, twese tugusabye kuyobora buri wese uko yita ku mahame ahebuje y'ubuzima. Umuhe ubuzima butaraga n'imbaraga, umuhe intekerezo zituje kugira ngo ashobore kukunezeza, kugira ngo umwuka wawe wera ashobore kuboneza ubwonko bwacu kandi atuyobore mu byemezo byose dukeneye gufata no mu mubano tugirana n'abandi. Udufashe kumenya uko Imana yacu ihebuje atari umuremyi gusa, ahubwo ko ari umukiza, umucunguzi n'umwami ugiye kugaruka. Urakoze mwami kuko wumvise isengesho ryacu kandi udufashe kunamba ku isezerano waduhaye ry'ubuzima buzira umuze mu by'umubiri, iby'ubwenge n'iby'umwuka. Byose tubisabye mu izina ry'umwami wacu ukomeye, umuremyi wacu, umuganga wacu, umwami wacu ugiye kugaruka, Yesu Kristo. Amen.